Yes, nongeye za Amag The Black Official. Abantu mwese mwakoze subscribe ndabashije ahantu hose muherereye, abari muri Europe, abari muri Amerika, abari muri Afrika, abari muri Australia, ndababwiye ngo wagwan mumeze mute. Ndabakunda cyane kuko ndi kubona ukuntu muri kugenda mutanga ibitekerezo tukaganira tukishima. Ariko hari umuntu wanyandikiye inbox arambwira wowe wirirwa uvuga ngo banzofu baba bari kurya ngo nabayakanga iki, arangije arandika ngo turabizi ko nta bagabo bazi guteka. My friend, ndashaka guca impaka ugatangira ntangiye gukata igitunguru kugeza ndiye kugira ngo wemere ibyo bintu wavuze wapfa. Yes, ndumva twagenda uyu munsi genda teka inkoko n'ubundi ntago nakwihangika, ubundi barazirya ariko reka nanjye ndebe ko nayiteka nkayirya. Turagendana etape par etape. Abagabo bazi guteka, ahubwo aba chef de cuisine mu mahoteli yose akomeye ku isi usanga ari abagabo. Ubu wambwira ngo mfite ibyo guteka ngo ntago nashobora guteka? Oya, ikintu ntazashobora guteka ni imitwe, ariko ibiryo nabiteka. Reka tugende turebe rero abakunzi ba Amag The Black. Here we go. Yes, ngira ngo inkoko yacu muri kuyibona rero. Ikirungo cyacu kikimara kurangira, igikurikiraho ni iki? Tukimara kuyikatamo ama piece, cya kirungo cyacu twakirangije, igikurikiyeho no kuyisiga. Waba ugiye kuyishyira mu ifuru cyangwa se ugiye kuyotsa bisanzwe, ariko byose ni amahitamo yawe. Ngira ngo urabona ko ya nkoko yacu ukiyibona rwose bimeze nk'itamerwe, kandi koko iyo wayokeje neza hari n'ukuntu ushyira ibitunguru mo imbere bigaza gushyana. Amag The Black Official. Wewe kora subscribe ugiye kujya nkwereka udushya twinshi cyane utaruzi kuri Amag The Black. Ahangaha ushobora gushyiramo ibitunguru, abantu bampingaga ngo ntago nashobora kotsa, ntago hip hop ariko kazi gusa.
warangiza ugafata n'indi. Sinzi terime abantu bo mu byokezo bakoresha, ariko njye mba numva ari ukuvuga ngo no kwisiga ikirungo. Ubwo mu rundi rurimi nabo barabifite, ugashyira ubizi ngizi niziri bujye mu ifuru. Iyo bibaye ngombwa uteka ubwoko bubiri, hari nizo abantu bikundira zitogosheje, arizo bakunda zokeje, ubwo nyine nawe uhitamo. So reka dukurikizeho indi etape. Ubu hano no guhita nshyira mu ifuru. Abantu benshi bakunda amatako, amatako y'abantu, aba y'inkoko, aba y'inka, sinzi ikibazo rwose. Sawa rero, ubwo reka dukomeze turebe. Yes, ngira ngo inkoko yacu yarangije gushya, nako yanjye mwihangane. Iyi ngiyi niyo muri aka kuma kabugenewe, ngira ngo urayibona. Twatangiye mbere ku kuntu abanza kuyitera ibirungo, urayibona nayipata. Yes, ngubu umuntu ashobora kwitamo. Ngira ngo rero mwarangije kubona ukuntu ushobora gutegura ifunguro ryawe ry'inkoko uri mu rugo iwawe bitagusabye ibintu byinshi. Mbanje kubereka yo mu ifuru, taza no kubereka yo gutogosa cyangwa se yo gukaranga muri rusange, ku buryo uzajya uvuga uti wow, ibi bintu birashoboka. Aho ufite agatunguru, nta kintu kiryoha nko kurya ikintu wihingiye. Nta kintu kiryoha nko kurya ikintu wiyororeye. Ndababwiza ukuri, nk'iyi nkoko mba narayitangiye ari agashwi, ariko igeze igihe cyo kuribwa, ubu ni ukuribwa. Yes, ndabakunda cyane. Komeza ukore subscribe aho ngaho kuri Ama-G The Black Official. Amererwa aranyishe cyane, ngiye kubanza nanjye nitemo, ubundi ibiganiro byacu nakagaruka. Hasta la vista. Ciao, ciao.